Hello my people, mumeze mute? Nizere ko muri kugira ibihe byiza. Ndimo ndatembera hano ku mazi, amazi ari hafi yo mu rugo iwacu. Ngera mu gacucu ndareba uburyo nicara tuganire. Ahantu ndahakunda cyane, kenshi usanga abantu baza kuhafatira amafi. Aya mafi yabo ukabona barayafashe ubundi bayasubije mu mazi. Ahantu haba haryoshye cyane kuhakorera picnic uri kumwe n'umusheri wawe, nkasohokanye ku mazi muri makeya. So ndashaka kugira ngo mbereke ibimenyetso 10 byagufasha mu gutuma umenye ko umukobwa yagukunze. Ikimenyetso cya mbere, umukobwa azakwitegereza akwerekeye yuko akwishimiye, akwerekeye yuko muri make ashaka umwegera. Uzabona amasonisoni ku maso ye, ubone yuko arakurebye, arebye iruhande, arakurebye, ntashaka yuko muri makeya shyiraho ijisho cyangwa se gushyiraho ijisho 5 or 10 seconds. Icyo ni ikintu cya mbere muri makeya kimuranga. Ikimenyetso hano cya kabiri umukobwa azakwereka nuko inshuti ze uzasanga zitangiye kuguserereza, rimwe na rimwe usange batangiye kuzana blague bavuga izina rye iruhande rwawe. Iki ni ikintu muri makeya kizaguhamiriza yuko agufitiye amarangamutima. Nubona inshuti ze zitangiye kuvuga ibintu byinshi, izina rye rigaruka kenshi gashoboka mu maso yawe, iki ni ikimenyetso simusiga yuko umukobwa umuriro ni fire muri we, arakwiyumvamo 5 kuri 5. Anyway guys, ku bantu bakunda imbata, izi mbata mubona zisa n'iziwacu, shaka kuzizuminga muzirebe. Zise zijya mu mazi, ariko yavunitse. I don't know, akaguru kayo kari hano. Yavunitse. Izi bata zitandukanye n'iziwacu. Izi ngizi za hano rero nta nubwo bajya bazirya. Izi ngizi zimeze nk'imye abami n'abamikazi muri makeya. Iyo ziri nko mu muhanda ukazibona, ibintu byose bigomba guhagarara. Imodoka zirahagarara. Ewana, izi ngizi zo zaranshanze. Imodoka zirahagarara, ntushobora kuzigonga. Ahangaha ziba zuzuye, abari nyinshi, abari nziza. Yeah guys, banza nzisakurije. If you don't pay attention, hari ibintu byinshi cyane biraza kuguca mu maso, kuko iyo umukobwa muri makeya agufitiye urukundo, ni byinshi abika mu mutima adashaka kugira ngo abikubwire, kuko abenshi baba bafite ubwoba yuko nabikubwira kenshi ushobora kuba wamutera indobo, cyangwa se ukamubwira ko ufite undi muntu, cyangwa se ukamubwira ko ibintu bitakurimo. So niyo mpamvu akenshi ubona yuko bicecekera ntibabikubwire. So uyu mukobwa rero yakukunze mu by'ukuri, usanga ashaka kugira ngo yinjire mu buzima bwawe cyane, akubaza ibibazo bikwerekeyeho, ashaka kugira ngo amenye goals zawe, amenye plan zawe, amenye niba se uri ufite umuntu. Azakubaza ibibazo birimo imitego myinshi cyane kugira ngo abashe gusobanukirwa niba hari umuntu mushobora kuba muri kumwe nawe. Ikindi uzasanga akora blague nyinshi cyane kugira ngo abone yuko useka cyangwa se unezerwa. So nubona ko utuntu tw'utublague two gukina hirya no hino, nuko akwiyumvamo 5 kuri 5. Ikindi nubona yuko umukobwa iyo umukozeho ukabona yuko akwegereye, nuko uyu mukobwa akwiyumvamo cyane. Iyo umuvugishije cyangwa se iyo akurabutswe, ubona yuko afite amasonisoni menshi cyane, aho yumva yuko
icyo uvuze cyose kimutera umuguha cyangwa se kimutera ubwoba, ugasanga atitira cyangwa se ugasanga adashaka no kukuvugisha bitewe nuko cya kintu cy'urukundo kirimo kiramuzamo kenshi gashoboka. So ibyo rero ni ibimenyetso muri make simusiga. Nibona yuko agira amasoni yakubonye uri ruhande rwe cyangwa se umuvugishije, ukabona yuko adashaka ko munahuza n'amaso, icyo ni ikimenyetso cyiza cyane. Niba ubona yuko umukobwa ashaka kugira ngo amenye abavandimwe bawe, amenye inshuti zawe, ashaka kugira ngo amenye byinshi cyane aho ukomoka, iki ni ikimenyetso ntacyo simusiga muri makeya, kuko arashaka kugira ngo bamenye uwo ari we, bamenye umuntu washatse gukundana n'umusore wabo. So niba ubona yuko abazi ibibazo byinshi, bashiki bawe ni bande, babyara bawe ni bande, cyangwa se agakoresha tous les moyens possibles kugira ngo amenye n'inshuti zawe, ni ikimenyetso gikomeye kereka ko umukobwa agufitiye amarangamutima. Yes guys, so ndakeka ibimenyetso ni byinshi cyane, ariko ibingibi ni by'ingenzi, nibyo uhita ufatiraho umenya yuko yakwishimiye. Waba ubona ijwi rye rihinduka mu gihe umuvugishije, iyo urugero hari ikibazo umubajije cyangwa se hari ikiganiro kigufiya ugiranye nawe, ijwi rye rirahinduka rikaba very soft, mbese riri feminine cyane, aho hahanda kuganiriza ukumva yuko utuje nawe, ukumva yuko ijwi rinogeye, ijwi rye rinogeye amatwi yawe. Uburyo akuganiriza bitandukanye n'uburyo aganiriza inshuti ze zisanzwe. Uzabyitegereze neza niba munakorana cyangwa se niba ku ishuri cyangwa se ahandi hantu, uzitegereze uburyo akuganiriza, uzasanga bitandukanye n'uburyo aganiriza abandi bantu bashobora kuba baziranye nawe. Ese waba ubona uburyo akwitaho cyangwa se uburyo abagutetesha bitandukanye n'uburyo ushobora kuba uzi abandi bakobwa? Ibi ni ibintu umukobwa yitoza iyo yatangiye kujya mu rukundo. So uburyo akwitaho, uburyo agukunda, uburyo akuvugisha, usanga ari umuntu muri makeya ufite care iri hejuru cyane ugereranyije n'uburyo afata abandi bantu. Nubona yuko rero akubebeza, akagukunda cyane, akakwereka yuko utandukanye n'abandi, ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko muri makeya uri unique, uri special cyane kuri we. Utu gift twa hato na hato uyu mukobwa aguhereza ni ikintu kiguhamiriza yuko muri makeya akwiyumvamo cyane. Urugero, niyo yakuzanira ikaramu, niyo yakuzanira ururabo, niyo yakuzanira bombo cyangwa se ka shokola, ni ikintu muri makeya kikwereka yuko akwitaho. So the small gift aguhereza ni ikimenyetso kikwereka yuko akwiyumvamo 5 kuri 5. Guys, ingendo ye irahinduka cyane iyo akubonye. Muri makeya ni ikintu kimuvuna cyane. Akenshi usanga yuko bamwe na bamwe bibagora cyane kugenda iyo bakorabutswe, uri muri groupe cyangwa se uri ahantu hatandukanye, usanga yuko kugenda bibagora cyane kubera yuko za mbaraga zita zicika. Ahangaha nta handi utaba wamubyeyi ko wamukunze cyangwa se umwiyumvamo, arakiga uburyo watera intambwe ukabimubwira yuko wamwishimiye. So niba ubona yuko ingendo ye imugora iyo akubonye, ukabona yuko atangiye kugenda ibintu bitari normal, cyangwa se akayihindura kugira ngo attraction ibe hagati yanyu mwembi, icyo nacyo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko akwishimiye cyane. Ingendo ye uzayitegereze cyane, ni ibintu bizakunyura muri makeya niba yakwishimiye. Kugufasha bya hato na hato ni ikintu usanga yuko kimuranga.
guys, kuba ubona uyu mukobwa ahindura imyambaro umunsi ku wundi, makeup ugasanga zigenda ziyongera umunsi ku wundi mu gihe azi neza yuko muraza guhura, iki ni ikimenyetso nacyo simusiga kikwereka yuko muri makeya akwishimiye. So nubona yiyitaho, ukabona yuko yitunganya ku bwawe, ukabona yuko aje ku ishuri muri makeya aricaye arakukwitegereza, cyangwa se muri mu kazi urabona yuko aragenda ahindura uburyo yambara umunsi ku wundi. Ibi byose abikora kugira ngo muri makeya haba ari we ureba kuruta abandi bose ushobora kuba ubona aho ngaho. Waba umwandikira cyangwa se ukamuhamagara ukabona yuko telefone yawe ifatwa vuba kenshi gashoboka, cyangwa se waba umwandikira cyangwa umuhamagara ukabona yuko agusubije byihuse cyane, bidafasha umwanya, kandi ukabona yuko text ye cyangwa se uburyo akuganiriza ari ibintu muri makeya iyo umuganiriza ubona yuko adashaka yuko mutandukana, haba kuri telefone ni wa wundi niyo wagize chance yo kubona nambaye mukaganira ijoro rishaka kumukeraho, adashaka yuko ikiganiro kirangirira aho ngaho. Icyo rero nacyo ni ikimenyetso simusiga umwanya guhereza n'uburyo akuganiriza agusubiza umunota ku wundi, ni ikimenyetso cyiza cyane. Ubufasha bwa hato na hatoya aho utaba wabisabye ukabona yuko yishimiye kugira ngo aze agufashe mu bintu ibyo ari byo byose byaba bikugoye, cyangwa se ushaka kugira ngo birangire, iki nacyo ni ikintu cyiza cyane kikugaragariza yuko agufite ku mutima kandi akwishimiye, n'imisi nubwo utari wayimubwira, ariko ni kimwe mu bintu bimuranga cyane. Waba watangiye kubona yuko akunda kukwigana, ijwi ryawe, uburyo uvuga, cyangwa se uburyo ugenda, imyambarire yawe, uba ubona yuko muri makeya akenshi atangiye kubyigana. Couleur ukunda urabona ko atangiye kutangira kwambara nkuko wambara, cyangwa se style y'uburyo wambara urabona ko natangiye kubyigana. Guys, abakobwa bagukunze nta kintu badakora kugira ngo ubimenye, kuko biragoranye cyane kugira ngo umukobwa akubwire yuko yakwishimiye cyangwa se yagukunze, ahubwo akoherereza ibi bimenyetso byose, urutonde rwose ndimo ndaguhereza. Yaba akohereza emoji zitandukanye kuri text message par accident, cyangwa se ubona yuko rimwe na rimwe nta kintu avuze ukabona gusa akantu k'umutima cyangwa se akantu gatangaje, cyangwa se akakohereza utuvideo dutandukanye muri makeya utatekerezaga yuko hari icyo tuvuze. Ibi bintu byose akoherereza muri makeya ukoze research bifite icyo bivuze. So niba ubona twa emoji ukabona utuntu twinshi, cyangwa se akakohereza utuntu yakuye kuri TikTok, muri makeya tuba dufite ibintu byinshi bivuze. Iyo ukoze kubicukumbura uraza kumenya ubumenyi uraza kumenya ibisobanuro by'ibyo bintu. So making sure yuko uha respect utwo tuntu akohereza umunsi ku wundi, kuko dufite ibisobanuro byinshi nubwo bwose nta kintu aba ari kukubwira. Ngibyo rero ibimenyetso byose bifatika bikwereka yuko umukobwa akwishimiye. Niba ubonye ibimenyetso byinshi bishoboka muri iyi video nkweretse, ntushidikanye nuko umukobwa mu by'ukuri yagukunda kandi yifuza yuko utera intambwe ukamusanga ukamubwira yuko wamukunze, kuko nta munsi bizoroha kubona umukobwa wenyine akwegera akubwira uburyo yiyumvamo. Nuko nguko tukwereka ko tugukunze, ko tukwishimiye, ni wowe gusa turindiriye yuko watera iyo ntambwe ukatwereka yuko nawe wadukunze.